magambo, iyo umuntu atakaje kwizera, umutima wiwe uhinduka umutima mubi. Iyo umuntu atakaje kwizera, iyo Imana iwitegereje uwo mutima atakaje kwizera, ngibona ari umutima mubi. Imana rero yumva gusenga kwabo, ndetse ihindura n'amateka ku buzima bwabo. Bibiliya iravuga ngo umwami abura ibitotsi, ngatuma yuko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge. Iyo rero utakaje kwizera, muri wowe uba umwanzi w'Imana, uba igicamuke, uba inzererezi. Iyo utandukanye kwizera muri wowe, cyangwa se iyo uvanye kwizera muri wowe uhorana ubwoba, uhorana igishika. Muri wowe umutima wawe ntabwo unezerwa, ntabwo umutima wawe uhora hamwe, umutima wawe uhora ujagaraye. Bene data, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka tubahe ikaze ku Bugingo Bwiza TV, kandi muri iki gitondo cyiza cy'umugisha Imana iduhaye, turanezerewe kuko itwongera iminsi yo kubaho. Munyeme tuganire ijambo ry'Imana Imana yamaye kugira ngo tuganire, kandi ndabizi neza ko hari ikintu Imana iri bukore kubw'ijambo ryayo. Mureke dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, nyuma turaza kuganira, tunakuremo n'icyifuzo twasengera kugira ngo tubashe kugubwa neza, kandi tunakomeze muri uru rugendo rujya mu ijuru dufite amahoro ndetse n'umutekano bituruka ku Mana. Mana y'amahoro, turagushimiye. Uri Imana y'ukuri, uri Imana y'urukundo, uri Imana yo kuvugirizwa impundu, uri Imana itabura kuboneka mu byago no makuba. Turagushimiye kuko ugira neza bugacya bukira. Turagushimiye kuko uri umwami. Turagushimiye kuko ubana natwe umunsi ku munsi. Turagushimiye kubw'amaraso yawe wamenye ku bwacu. Turagushimiye kuko watwemereye kuba baragwa. Turagushimiye kuko watwemereye kuba abana bawe. Turagushimiye kuko watwemereye kuza mu rwuri. Mu izina rya Yesu habwe icyubahiro. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo weze imitima yacu, aho tutatungana, aho tutagenda neza, ibyo dukora bitari byiza, ibyo byose ubyirengagize, wirengagize gukiranirwa kwacu. Uyu mwanya w'ijambo ryawe, yemerera imbaraga z'isumba byose zituwe bugufi, kandi Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera baterane natwe, baherekeze iri jambo kugira ngo risoze icyo wagambiriye gukora mu mitima y'ubwoko bwawe. Turagushimiye kubw'izina rya Yesu Kristo, kandi ugiye kubana natwe, wino utangirane natwe, uze gusoza natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Munyebe dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo, igice cya 10 n'umurongo wa 38. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 n'umurongo wa 38, turasoma n'uwa 39. Bibiliya iravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho nidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Amen. Mureke twongereho n'ijambo riri mu gitabo mu rwandiko rw'Abaheburayo nyine, igice cya 3 n'umurongo wa 12. Haravuze ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Imana idufashe cyane mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kuko iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana rero yadutekerejeho muri iki gitondo, yishimira cyangwa sinezezwa no kuduha rino jambo. Nifuje ko tuganira ijambo rivuga yuko tugomba kwizera, ariko kwizera kwacu kukaba gufite ahantu gushingiye. Tugomba kugira kwizera ariko gufite imizi muri Kristo. Imana ishimwe kuko ahandi hose kwizera kwacu kwagushingiye haba ari ipfabusa. Kwizera kwacu ntabwo kugomba gushingira ku bintu bigaragara,
ntabwo kugomba gushingira ku bintu tubonesha amaso gusa, ntabwo kugomba gushingira ku bintu duhura nabyo buri umunsi ku munsi. Kubera iki? Bibiliya iyo uyisomye iravuga ngo ibigaragara ngo ni iby'akanya gato, ariko ibitagaragara ni iby'iteka ryose. Rero kwizera kwacu kugomba gushingira muri Kristo, kuko Kristo niwe buye, niwe rutare. Bibiliya iravuga ngo ni ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko rihinduka irikomeza ifuruka. Imana ishimwe. Ijambo dusomye riravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye, umutima w'Imana ntabwo uzigera umwishimira. Umukiranutsi w'Imana nta kindi kintu kimubeshaho, nta kindi kintu kibasha kumutunga. Ntabwo atungwa n'ibitsima gusa, ntabwo atungwa n'ibyo kurya gusa, ntabwo atungwa n'ibintu bigaragara gusa tubonesha amaso, ahubwo ikintu kigomba gutunga umukristo kikamutunga, akagira ubuzima bwiza mu buryo bwo mu mwuka, akagira n'ubuzima bwiza mu buryo bwo mu mubiri, ndetse ikintu kibasha gutunga umukristo kikabasha no kuzamugeza mu ijuru ni ikintu bita kwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye bene data, kibasha gufasha umukristo kikamugeza kure aho atatekerezaga. Bibiliya iravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntabwo uzigera umwishimira. Iyo usomye mu rwandiko rw'Abakorino igice cya 12 kitubwira yuko kwizera ari impano y'Imana, Imana itanga. Iyo usomye mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 6:16 bikitubwira yuko kwizera ari intwaro y'umukristo, umukristo agomba kugira, kandi iyi ntwaro ikamuneshereza mu nzira zose acamo. Urwandiko dusomye rutubwiye yuko noneho kwizera kubasha guhinduka nk'imbuto. Haleluya. Kwizera kubasha guhinduka noneho nk'imbuto, kubasha guhinduka nk'ibyo kurya umukristo agomba kurya, ni nk'imbuto igomba gutunga umukristo, ndetse ikamutunga ikanamukomeza muri uru rugendo rujya mu ijuru cyangwa se mu buryo bwo mu mwuka. Imana ihimbazwe. Bibiliya iravuze ngo ariko twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo kubashe gukiza ubugingo bwacu. Dusomye igice cya 3 kiratubwira ngo nuko rero mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Iyo usomye muri uru rwandiko igice cya 10 kiratubwira ngo kwizera ngo nukumenya rwose. Yesu nashimwe. Kwizera ngo nukumenya rwose ibyiringirwa, kandi ngo udashidikanya ko bitazaba, kandi ngo nicyo kiduhamiriza. Imana ishimwe. Ngo kwizera ngo nicyo kiduhamiriza yuko iby'amaso yacu atareba ari ibyo kuri. Tugomba gukura amaso yacu ku bintu bigaragara, tugomba gukura amaso yacu ku bintu tubona cyangwa se tubonesha amaso yacu. Tugomba kubikuraho amaso, ahubwo tukayahanga ku bintu bitagaragara, kuko ibigaragara ni iby'akanya gato, ariko ibitagaragara ni iby'iteka ryose. Bibiliya rero yavuze ngo kwizera ngo nukumenya rwose ibyiringirwa, ngo kandi udashidikanya ko bitazaba, kandi ngo nicyo kiduhamiriza yuko iby'amaso yacu atareba ari iby'ukuri. Bene data, reka mbabwire yuko kwizera ari ikintu gikomeye. Rero tugomba kwizera, ariko kukaba gufite ahantu gushingiye. Kwizera kwacu kukaba gufite imizi muri Kristo, kukaba gushingiye muri Kristo, ko Kristo niwe niyo Bibiliya yavuze ngo niwe banze ryo kwizera, niwe muntu wo kwizerwa gusa, kandi ahandi twashyira kwizera kwaba ari ipfabusa, kuko byarangira vuba. Ariko kwizera tugufasha tukagushyira muri Kristo kwakomera, ndetse kwizera kwacu kwaba gufite imizi ikomeye. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Umugabo bita Aburahamu
mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12 kitubwira yuko yavukaga mu muryango wo kwa Tera, ngiwabo ngo bakuraga ibigirwamana cyangwa babazaga ibigirwamana. Bibiliya ivuga yuko ngo yo izuba ngo ryavaga ngo barabyanikaga, imvura yagwa ngo bakabyanura. Aburahamu murumva yuko nk'umuntu wari muri uwo muryango birashoboka yuko yenda ngo nawe yakoraga uwo murimo wo kubyanika no kubyanura. Igihe kimwe ngo Aburahamu aza gutekereza muri we, ngo yicara hasi aratekereza, ngaribaza cyane bikomeye, aravuga ariko se ibi bigirwamana bya data abaza, izuba riva tukabyanika, imvura yagwa tukabyanura, ahari nta yindi mana iri hejuru yabyo, nta yindi mana ivuga, nta yindi mana ikora, nta yindi mana iri hejuru y'ibi bigirwamana. Ngabitekerezaho ngo umutima we ujya kure, ariko arimo aratekereza niba, arimo aribaza niba nta yindi mana iriho ikomeye kandi ivuga bikaba yateka bigakomera. Igihe kimwe Imana iza kumugenderera, ngiramutungura, iramuhamagara, iramubwira ngo Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cya so, usige n'umuryango wa so, ujye mu gihugu nzakwereka. Iravuga ngo kandi nubikora uko nguko nzaguhereza umugisha. Yaramubwiye ngo va, nurangiza ugende, numara kugenda naye nzaguha umugisha. Iravuga ngo kandi nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, abantu bazakwifuriza umugisha nabo bazawuhabwa, umuntu uzakuvuma nawe nzamuvuma, kandi muri wowe niho amahanga yose azaherwa umugisha. Iyo usomye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo ndatekereza ari uwa 9 wa 8, Bibiliya iratubwira ngo kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu ngo yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, ngo nuko agenda atazi iyajya. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Mu by'ukuri Imana yahamagaye Aburahamu, iravuga ngo genda, ariko ntiyamubwira ahantu Aburahamu azajya. Imana yahamagaye Aburahamu, ntiyamubwira ngo ndi Imana, ntiyamwisobanurira, ariko ngo kwizera ngo kwatumye Aburahamu ngo yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, ngo nuko agenda atazi iyajya. Aburahamu nubwo yahagurutse akemera kuba mu muryango wa se, akemera gusohoka mu nzu y'iwabo, akemera gusohoka mu gihugu cyabo, akagenda ahantu Imana yari imuhamagariye, ntabwo yigeze imubwira ngo jya aha, ntabwo yigeze imusobanura ngo jya aha ngaha, ahubwo Aburahamu kwizera kwatumye ava mu gihugu cyabo, akava mu muryango wabo, agasohoka mu nzu yabo, ahubwo akagenda. Kwizera ariko kwabimuteye. Rero tugomba kwizera mu mitima yacu, tugomba kwizera Imana, tugomba kuzamura kwizera, tugomba kubwira Imana ikaduhereza kwizera gufatika, ikaduhereza kwizera, ariko kwizera kwacu kukaba gufite ahantu gushingiye, kukaba gushingiye muri Kristo. Imana amahoro ihabwe icyubahiro. Bibiliya tubwiye ngo nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Mu yandi magambo, iyo umuntu atakaje kwizera, umutima wiwe uhinduka umutima mubi. Iyo umuntu atakaje kwizera, iyo Imana iwitegereje uwo mutima atakaje kwizera, ngibona ari umutima mubi. Kandi ngo uyu mutima mubi ngutuma Imana itandukana n'umuntu. Mu yandi magambo, ubusabane bw'umuntu ajyanaga n'Imana burahinduka. Ubusabane umuntu yari afitanye n'Imana buvaho. Ubusabane wari ufitanye n'ijuru burarangira, kubera ko atakaje kwizera. Kandi Bibiliya itubwiye yuko iyo utakaje kwizera, umutima wawe uhinduka umutima mubi, hanyuma ukagutandukana n'Imana. Bishatse kuvuga yuko niba utandukanye n'Imana, uba uhindutse umwanzi w'Imana, haduyi y'Imana. Bishatse kuvuga yuko nta busabane uba ugifitanye n'Imana. Rero ugomba kwirinda kugira ngo muri wowe utagira uyu mutima mubi utizera. Umutima mubi utizera ni umutima mubi.
ndasoza tuvuga ku ngaruka ziterwa no kutizera. Bibiliya yatubwiye ngo umukiranutsi w'Imana rero azabeshwaho no kwizera. Ntabwo ari uko afite akazi keza, nubwo ari byiza cyane. Ntabwo ari uko yaba afite amafaranga menshi, nubwo ari iby'igiciro. Si uko yaba afite ibintu bigaragara, nubwo byatunezeza. Si uko yaba afite amashuri menshi, nubwo byaba ari ibintu by'ingirakamaro. Ahubwo azabeshwaho no kwizera. Kwizera nicyo kizamutunga, kwizera nicyo kizamugaburira, kwizera nicyo kizamubeshaho. Bibiliya yavuze ngo ariko nasubira inyuma, umutima w'Imana ntuzongera kumwishimira. Nasubira inyuma, umutima w'Imana ntabwo uzongera kumunezererwa. Rero ugomba kugira kwizera, ariko gufite ahantu gushingiye bene data. Ugomba kugira kwizera muri wowe, ukizera Imana, ukizera Uwiteka, ukamwiringira ku manywa na nijoro. Kuko abantu bamwiringiriye, kuko abantu bamwikomezaho, kuko abantu bafite kwizera mu mitima yabo, bakizera Imana, Imana ibarinda umunsi ku munsi. Iyo usomye urwandiko rw'Abefeso igice cya 6 n'umurongo wa 16, Bibiliya iratubwira ngo nuko mutware kwizera nk'ingabo, ngo nibwo muzashobora kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Nuko mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera noneho ngo mugutware nk'ingabo, mugutware nk'inkota, mugutware nk'ingabo yabasha kubarwanirira, mugutware nk'intwaro yabasha kugutabara. Kwizera noneho Imana cyangwa se Bibiliya ivuze yuko yatubera ingabo, ngo nibwo muzashobora ngo kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka iki umuriro. Satani aturasa imyambi myinshi, kandi imyambi Satani aturasa iba yaka umuriro. Satani tudafite kwizera yatubasha. Udafite kwizera Satani yagushobora, kuko afite imyambi myinshi, kandi imyambi Satani akurasa yose iza yaka umuriro. Ariko kugira ngo imyambi uzabashe kuyizimya, kugira ngo imyambi ya Satani akurasa uzabashe kuyinesha, nuko izasanga ufite ingabo, ariyo Bibiliya yatubwiye yuko ari ukwizera. Kwizera iyo ufite muri wowe, Satani iyo akurashije asanga ufite ingabo igukingira, asanga muri wowe ufite uburinzi bukomeye. Kwizera ni ikintu kibasha kurinda umuntu, kwizera ni ikintu kibasha guprotegitinga umuntu, kandi Satani ntashobora kumenera muri uwo muntu ngo abashe kumunesha ngo bikunde, kuko uwo muntu aba afite kwizera muri we. Rero ugomba kugutwara nk'ingabo, ngo kugira ngo uzabashe kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Imana ishimwe. Ariko nutakaza kwizera, Satani azakubona, Satani azakubasha, Satani azakurasa bikunde, Satani azagushobora. Iyo usomye urwandiko rwa Yakobo, rero nuko mugandukira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Ugomba kurwanya Satani. Iyi nyambi Satani akurasa ugomba kuyirwanya, ariko nta kintu kizabasha kukuneshereza. Nuko uzaba ufite kwizera, nuko uzaba ufite intwaro bita kwizera, nuko uzaba ugendana kwizera muri wowe. Kwizera rero kubasha gufata umuntu kukamugeza ahantu atari bubashe kugera. Iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Samweli, rutubwira yuko Dawidi yari umuhereze mu muryango wa Yesaya, kandi ngo yabaga mu ishyamba aragira inama. Ariko igihe kimwe Sawuli ari ku ngoma aza gucumura ku Mana, Imana imwirukana ku ngoma, bituma itekereza kuri Dawidi, ko Dawidi yabaga mu ishyamba, ngo yakoraga umurimo mwiza wo kuramya Imana no guhimbaza Uwiteka. Yizeraga Imana Data n'Imana yuko izakora imirimo n'ibitangaza. Yizeraga Uwiteka yuko ari Imana ishoboye byose, yuko ari Imana itabasha kuboneka mu byago no mu makuba. Dawidi yubahaga Imana, akizera Imana. Imana rero ngo yitegereje mu bantu,
bashobora kuyobora Isirayeli, ngishima umutima wa Dawidi ngo nicyo cyatumye hagurutsa Samweli kumubwira yuko agomba kujya kumwimikisha amavuta. Dawidi birangira Imana imwimikishije amavuta ikoresheje Samweli, ndetse birangira Dawidi ahindutse umwami kubwo kwizera kubasha gufata umuntu kukamugeza ahantu atari kubasha kugera, kubasha gutereka umuntu mu byicaro atari bubasha kwiciramo kubera kwizera. Kandi kwizera kuragenda ubwako kukakuvuganira ahantu utari ufite ijambo. Kwizera kwabasha kukugerera ahantu utari kuzagera, kwarangiza kukakuvuganira. Muribuka Moridekayi igihe yahoraga ku irembo ry'ibwami, Bibiliya itubwira yuko Hamani yashatse kugambirira kurimbura Abayuda, ndetse rwose yandika n'inzandiko zivuga yuko bagomba kuzarimbuka. Umunsi babimenyaga Abayuda ngo bije iminsi 3 basenga bari imbere y'Imana, ngo basenga Imana yuko yabagirira neza ikabarengera. Imana rero yumva gusenga kwabo, ndetse ihindura n'amateka ku buzima bwabo. Bibiliya iravuga ngo umwami abura ibitotsi, ngatuma yuko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge. Bibiliya ivuga ngo atangira gusoma, ngagera ku ipaje ivuga yuko Moridekayi yamuburiye, ariyo inkone 3 zajya zamugambiriye zishaka kugira ngo azimwice. Hanyuma umwami ngarabaza ati, se uyu mugabo hari ishimwe bigeze bamuha, hari icyubahiro yigeze ahabwa? Ngo baramuhakanira baba ngo ntacyo. Bibiliya ivuga yuko icyicaro cyangwa se umwami Hamani yabagamwo bamukuyemo bakamushyira ku rumamba bakamubamba, hanyuma icyicaro cyangwa se umwanya yabagamwo ngo bagiterekamo Moridekayi. Moridekayi kubwo kwizera Imana, kubwo kwiringira Imana no kuyubaha, kubwo kuyizera, ngo bituma kwizera kumuvuganira ibwami, ndetse kuhamugererayo, ndetse kurangije kuramufata kuramujyana kumutereka mu cyicaro cy'Amani yari arimo kubwo kwizera. Kwizera niko kwakijije abagabo 3, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Babwiye umwami baravuga, Imana dukorera yabasha kudukiza amaboko yawe Nyagasani, ariko naho itadukiza nidushobora, Mana ishimwe, nidushobora kuramya igishushanyo cyawe hawe no kugipfukamira. Ariko kubwo kwizera Imana bageze mu itara ry'umuriro basanga marayika yabahatanze. Bibiliya ivuga ngo batemberana mu muriro abagabo nibashya kubwo kwizera. Bibiliya rero yatubwiye ngo kwizera niki kizatunga umukristo, kandi kwizera kizabasha kumugeza kure. Ariko nasubira inyuma, agasubira inyuma mu byo kwizera, umutima w'Imana ntuzongera kumwishimira. Bene data, ugomba kwirinda kugira ngo utagira umutima mubi utizera ugutera kwimura Imana ihoraho. Rero iyo utakaje kwizera hari ingaruka nyinshi umuntu ahura nazo. Icyambere, iyo utakaje kwizera muri wowe uradindira. Iyo utakaje kwizera watakwa n'ishyari. Iyo utakaje kwizera utandukana n'Imana, ubusabane burarangira, umusabane bushiraho, ubusabane wari ufitanye n'ijuru burarangira, ndetse ubwiza bw'Imana bukuvaho. Iyo utandukanye, iyo uvanye kwizera muri wowe, cyangwa kwizera iyo bushize muri wowe, ntago ubasha kugera ku iterambere wifuzaga, cyangwa se nuva ku cyiciro kimwe ngo ugere ku kindi, uhora hamwe. Iyo utakaje kwizera uhora wizengurukaho. Iyo utakaje kwizera umutima wawe uhorana ubwoba. Iyo utakaje kwizera uhora ku musozi wa ntibishoboka. Iyo utakaje kwizera hari ingaruka nyinshi umuntu ahura nazo, ubu igicamuke. Iyo utakaje kwizera umeze nk'inzererezi. Bwibuke umugabo bita Gahini, aho yari amaze kugambanira murumuna we amaze no kumwica, Imana yaramubajije ijambo rikomeye ngo mbese murumuna wawe ari he? Gahini asubiza Imana, yaravuga ngo ngewe ntabwo ndi umurinzi w'Imana,
Gahini yabwiye Imana ati se ubwo umvumye ntabwo ab'isi nibambona ntabwo bazayica, ntabwo bazangirira mbese yahoranye ubwoba, yumva yuko atandukanye n'Imana, yumva yuko birangiye kubera ko yatakaje kwizera, kubera ko Imana yashinye igitambo cya Abeli, igitambo cya Gahini nigishimwe, ariko birangira atandukanye n'Imana. Iyo rero utakaje kwizera, muri wowe uba umwanzi w'Imana, uba igicamuke, uba inzererezi. Iyo utandukanye kwizera muri wowe, cyangwa se iyo uvanye kwizera muri wowe uhorana ubwoba, uhana igishika muri wowe. Umutima wawe ntabwo unezerwa, ntabwo umutima wawe uhora hamwe, umutima wawe uhora ujagaraye. Bene data rero tugomba kugira kwizera kugira ngo tutarimbuka. Niko umurongo wa 39 watubwiye muri urwandiko rw'Abaheburayo. Bibiliya yavuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Rero iyo ufite kwizera, ubugingo bwawe buba buzima. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo utakaje kwizera muri wowe, ibyaha byinshi biraza bikururira kubera ko watakaje kwizera. Satani ahora agushuka, Satani akakureka yuko upfuye, Satani akakureka yuko birangiye, akureka yuko utazatera imbere, akureka yuko uzapfa, akureka yuko mbese kubera gutakaza kwizera, Satani arakugenderera akakugira amajwi, akakuvugisha mukaganira, akaguhugura, ukumva yuko kuko ibyakubwiye yuko ari ukuri. Akakwirukasa mu muryango wawe, akakureka abantu bapfuye, akakureka abantu barangiye, akakureka abantu batateye imbere, akakureka iterambere ry'iwanyu ko nawe n'ahantu uzagera. Mbese Satani arakugenderera bikomeye. Imyambi ya Satani yose ikugeraho yandi yaka umuriro twarimo tuvuga. Ariko muri wowe gira kwizera, izera Imana. Kwizera kwawe gufate ugushire muri Kristo, kwizera kwawe gufate gushingire muri Kristo, kwizera kwawe gufate kwe gufite imizi muri Kristo. Nibigenda uko nguko, Uwiteka azakurwanirira, Uwiteka azakurengera, Uwiteka azabana nawe, Uwiteka azakurinda, kandi uzaba amahoro masa. Ndagira ngo dufate umwanya dusenga Imana. Birashoboka yuko waba waratakaje kwizera. Reba niba utaratakaje kwizera, reba niba waba ufite Imana ikizere, niba utaracogoye mu byo kwizera, niba umutima wawe wari hamwe. Reba ibibazo ufite, reba ibigeragezo ufite, reba uburyo uhagaze. Niba bitarashingiye yuko watakaje kwizera, niba icyo wazize atari uko watakaje kwizera, nusanga kwizera kwarashize muri wowe, nusanga kwizera kwaratakaye, wemerere Imana ikongere kwizera, wemerere Uwiteka ayiguhereze nk'impano, kandi Imana iguhereze nk'intwaro yabasha kukurinda, kandi Uwiteka ayiguhereze nk'imbuto yabasha kugutunga. Ndeba muri wowe niba watakaje kwizera, nurangiza uce bugufi wemerere Imana. Turanyeho neza amatwi. Nubwo iyo utakaje kwizera, ntushobora no kuzabona Imana, n'ubwami bw'Imana ntiwanabugeramo, kuko Satani arakurasa imyambi myinshi kugeraho, ibyaha byinshi bikagusanga ndetse bikakwizingitiraho. Mu yandi magambo ubaye umwanzi w'Imana. Rero dufate umwanya wo gusenga. Mbese niba watakaje kwizera, ariko uyu mwanya Yesu aracyagufitiye impuhwe n'imbabazi, Yesu aracyateze amaboko ku bwawe, kandi yiteguye kukugirira neza. Uwiteka yiteguye kukurengera, ko Imana irahari ku bwawe ngo kugirire neza. Imana rero ibaha umugisha, kandi Uwiteka bito mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro, Mana y'ukuri, turagushimye kuri Imana y'ukuri, kandi uri Imana ibabarira. Senge buri muntu wese watakaje kwizera mu izina rya Yesu, muri we kugira ngo umugirire neza, kandi umubabarire, weze ubugingo bwe kandi ubutunganye, kandi kwizera ukumuhe, umwongerere kwizera. Abigishwa bigeze babaza Yesu, bigeze bamubwira, baramusaba, baravuga ngo Uwiteka we dukize gutizera, kandi nurangiza utwongerere kwizera. Imana ishimwe rero abantu babongerere kwizera, abantu baba kwizera gufatika, kandi kwizera kwabo gushingiye muri Kristo. Imana ihimbazwe. Turagushimiye yuko ukomeje abantu bawe. Rero bagirire neza, bambike imbaraga, kandi bahereza amahoro. Buri muntu wese umugirire neza, akubonera umugisha. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kumvishe gusenga, turagushimiye iri jambo nuriherekeze risoza icyo wagambiriye gukora mu mitima y'ubwoko bwawe. Turagushimiye kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka biteho mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom. Namba ya telefone yanjye ni 078894
2085 2. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amena.